cyangwa uvuye mu isoko gucuruza uraje arakubwiye ngo mpigituba nawe uragiye uratangaje rwose nta no kujya muri dushe ugomba kubanza ukacyoza ukagisukura. Ashobora kurongora umugore umukobwa w'isugi. Uburyo umugabo ashobora kurongora umukobwa w'isugi, afata ingoro ye akayifata neza hafi no ku mutwe wayo, yarangiza akajya kugituba neza akakungura. Ndabasuhuje abakunzi ba Izere Media TV. Nk'uko bisanzwe nizere ko mwamaze gukora subscribe, mugasangiza n'inshuti zanyu, mugatera izo like, izo comment. Nk'uko bisanzwe uyu munsi tubafitiye insanganyamatsiko iravuga ni gute ushobora kurongora umugore wawe akarangiza. Urabizi muri iki gihe ibyo bintu ni ibintu bisigaye bisenya ingo cyane. Ibintu byo kurongora abagore banyu nabi rwose ibyo mubyihorere. Uyu munsi naje kubagira inama. Ikintu ugomba gukora mbere yo kurongora umugore wawe, ugomba kubanza ukamutegura ukabyiyumvamo, ukiyumvamo igikorwa mugiye gukora, ukamurongora neza, ukabanza ukamukora ahantu hose, cyane yuko ashobora kuba yarakubwiye n'ahantu hibanga ushobora kumukora kugira ngo ibyumviro bibashe kuza vuba. Ugomba rero kubanza gutegura umugore wawe, ugakora ku mabere, ugakora ku nda, ukamanuka, mbese ukamutegura neza hahandi nawe ashobora kwiyumva muri icyo gikorwa. Kandi ikindi n'abagore nabo bagomba kwishyiramo icyo gikorwa mbere. Abagore mujye mugaragariza abagabo banyu ubushake, umwereke yuko icyo gikorwa mugiye gukora ugikeneye. Apana byari byawe byo kujyaho utangira utekereza ibintu wasize inyuma, n'abarimo aragukarisa utangire utekereza za message wasize kuri WhatsApp. Ibyo ntabwo ari byo. Ugomba kuza uruzi kuje muri icyo gikorwa ahakoze, ukishima, ukamubwira ati urakoze, ukamushimira kugira nawe ajye kukurongora abona yuko ubifitemo ubushake. Ubwo rero iyo mumaze gutegurana umugore, hari ibimenyetso bishobora kukwereka yuko yashatse imibonano mpuzabitsina. Ushobora gukora mu gitsina cye, ugakora mu gituba, ukumva hajemo ururenda cyangwa se amazi, cyangwa ukabona amaso yacitse intege, ukabona mbese ari muri mudu neza. Aho niho muzatangira gukora igikorwa cyanyu mwishimye munezerewe. Niho handi uzamukorera igikorwa akanyurwa ku buryo ashobora no kurangiza. Kandi mu gihe muri gukora icyo gikorwa ntabwo mugomba kuba murakaye, mugomba kuba mwishimye, uvuga uti nkubitira ahangaha, ati kubita ku mishino nibwo numva biri buryohe. Icyo gihe abasha kukwisangaho, kuko ibyo ngibyo uri kumubwira iyo abigukoreye nawe birakuryohera. Ntabwo wavuga ibintu bitakuryoheye, arabigukorera akagukubitira, yaba ari ukunyaza akakunyaza, ubundi igikorwa kikagenda neza. Nawe mugabo rero niba uri gukora imibonano mpuzabitsina, gerageza ubwire umugore wawe utugambo twiza, nushaka umwizeze yuko uzamuha ijuru n'isi. Ibyo ngibyo birakureba. Ugomba kuvuga utugambo twiza ko tuni tuzamuryohera nawe akumva muri icyo gikorwa. Wowe mugabo, niba ushaka kurongora umugore wawe akanyurwa, niba ushaka kumunyaza, ugomba kubikora mu buryo nyine buri fierite, nyine hahandi uzamukorera akanyurwa. Ugomba gufata imboro yawe ukajya uyikuba ku mishino, kuri rugongo, ukozeho gake utiruka, kuko iyo wirukanse bishobora gutuma uhita urangiza vuba. Umugore cyangwa umukobwa we atarakenera kurangiza. Ubikora gake witonze, ugakubita imboro yawe ku mishino, ukagenda ukubaho gakeya, ubundi hahandi nawe uzabona yatangiye kujya muri modu, ubundi warangiza ukamwinyaza koko akazizamura.
namwe rero bagore, niba ushaka gukorerwa igikorwa neza, ubundi niba ushaka gukora imibonano mpuzabitsina nta nubwo ugomba kujya kubonana n'umugabo. Izo nsya zanyu mutogosha mujye mubanza mugira agasuku, nibwo imibonano iryoha neza ikaryoha. Apana byandi byanyu by'amashyamba ameze nk'amazone, mugomba kugenda mufite agasuku hanyerera, hahandi umugabo ashobora no gukozamo ururimi akumva mbese hanyerera, kumva nyine araryohewe cyane, hahandi nyine nawe azagushimira ku buryo n'ubutaha ashobora kukubwira ati ngwino umpe igituba. Mw'abagore mwe mujye mugira isuku, mugirire isuku ibitsina byanyu, kuko abagabo nabo barega bakunda isuku. Niba ushaka gukora igikorwa neza ugomba kugira isuku. Ntawe uvuye guhinga cyangwa uvuye mu isoko gucuruza, uraje arakubwiye ngo mpi igituba, nawe uragiye uratandaje rwose nta no kujya muri dushe. Ugomba kubanza ukacyuza ukagisukura, ukareba niba insya zarashizeho hanyerera fresh, inshaka ugakuraho, ubundi ukamuhereza igituba neza. Icyo gihe ntabwo azifuza kujya kurongora abandi agusize, ntabwo bishoboka. Nawe se uri umugabo uvuye ku kazi n'icyuya cyose bitewe n'akazi wakoze, usanze umugore yiriwe mu rugo cyangwa nawe yavuye ku kazi yigiriye muri dushe, yiteye utwo turungo, arahumura mbese afite fresheri, nawe uraje n'icyuya cyose utangiye kujya gucumita. Aho ngaho urumva azakunyarira se? Urumva se azajya muri icyo gikorwa bimushishikaze? Ntabwo yakumva bishishikariye, azabiguha nk'uko nyine nawe waje, nk'uko nta suku ufite, nibwo rugero azabiguheramo, kandi nawe ntabwo bizarushimisha. Inama nabagira, niba uvuye ku kazi ushaka icyo gikorwa ugasanga umugore wawe arasa neza, yaba atanasa neza rega wanabimubwiriza, ukavuga uti genda dushe, dukore dushe, umpe igituba, ndumva nshaka kurongora. Ubundi isuku ni isoko y'ubuzima, twese nta muntu utabizi. Icyo gihe igikorwa kizabaryohera, ubundi umurongore neza rwose, mukore posiyo mushaka, ubundi igikorwa kigende neza. Murakoze bakunzi bacu, twongeye kubasuhuza. Uyu ni wa mwanya wacu kuvuga ku buryo umuntu ashobora gukorana n'umugabo imibonano mpuzabitsina ari isugi, nawe akabasha kuba yaryoherwa kandi akanarangiza. Ubwo tugiye ku buryo bw'ukuntu umugabo ashobora kurongora umukobwa w'isugi, uburyo umugabo ashobora kurongora umukobwa w'isugi. Afata imboro ye akayifata neza hafi no ku mutwe wayo, yarangiza akajya kugituba neza, akakunguta gake gake, asunikamo gake gake, akubita akunguta neza ku mishino, akanyaza akakunguta gake gake, kugira ngo wa wundi ari kubasha kuba gukorana n'imibonano mpuzabitsina atabasha kubabara, ahubwo aza kuryohera. Ku gake gake agenda bimukorera, amurongora gake gake, akajya akunguta gake gake, niho hahandi umugore ashobora kurangiza ndetse n'amavangingo akabasha kuboneka.